ufiteho lisansi ukavuga uti iki gikorwa nakabaye nkikorera nka ekipe, ariko kubera ko bizinesi yanjye ya buri munsi atari ubucuruzi, ndashaka kukikugurisha ukagikora, noneho tukumvikana umubare w'amafaranga mu gihe runaka. Ni ibi rero dukoze. Igikundiro shop twabibahaye mu myaka 2, twumvikana umubare w'amafaranga. Already aya mbere barayaduhaye, n'ejo bundi mu gihe cyo kugura abakinnyi hari ayo bazaduha, ndetse n'umwaka utaha mu gutangira sezo y'umwaka utaha harandi bazaduha. Ndetse usibye n'ibyo hari n'indi pourcentage noneho ntoya iriho kuri buri gicuruzwa kizacuruzwa, cyangwa se buri muntu wese buri mukunzi wa Rayon Sport azagura hano. So urumva ko mu buryo bwa mikoro deja amafaranga twatangiye kuyabona rwose. Tumara impungenge abakunzi ba Rayon Sport ko iki gikorwa kidufitiye inyungu. Iyo ni inyungu ya mbere mu buryo bw'amafaranga. Mu bundi buryo bwa kabiri ni uburyo bwa professionalism, ni ukuvuga ngo nitwe kipe